الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ibini afayidense. Ni meza. Neza alhamdulillah. Nitwa Iya. Amazina yanjye ni Umutoniwase Mariam. Mariam, umeze neza? Yego meze neza. Amazina yanjye nitwa Nuriyat, naturutse Kimisagara. Wewe wambaye neza. Ninde wakwambara? Murakoze cyane, mfite umudizayina unyambika, twari turi ku mwana ariko yatashye. Okay. Ni ibintu wakiriye gute kuba duhura nk'abasilamu tugasengera hamwe muri stade nk'iyi, muri wowe bigushimisha rero? No, mashallah ni ibintu byiza, ibintu banishimiye, ndizera ko nadashidikanye ko abasilamu bose biba byabashimishije muri rusange. Alhamdulillah, turashimira ubuyobozi bwose buba bwabidufashije. Waje gusera hano Nyamirambo uturutse hehe? Njye naturutse i Gikondo. Gusarira aha ngaha birashimishije cyane kuko urebye na stade barayivuguruye, ugereranyije na mbere ntabwo twasenga nk'uko dusenga ubu ngubu, cyane ko uno munsi ari umunsi w'ibyishimo ku bayisilamu n'abatari abayisilamu, ubu barahura bagasangira bagasabana, ukabona umunsi wagenze neza. Waje gusarira aha ngaha uturutse hehe? Naje gusarira aha ngaha nturutse Kivugiza. Birashimisha cyane 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 birenze, kubera ko muri inshuti zanjye abantu tudaherukana, nkabona ukuntu abantu bambaye neza bishimye, ni byinshi cyane. Nishaka kangahe gusarira hano ku munsi w'ejo? Ni nyinshi cyane kuva namenya ubwenge. Hanyuma harimo ababa batabashije kugera aha ngaha ngo basari bitewe wenda n'ibibazo bigiye bitandukanye, kuri wowe nka Mariam n'icyo abo bantu icyo nababwira ni uko gusarira aha ngaha hashobora kuba ari kure ku muntu, ibyo birashoboka, gusa hari imisigiti basariraho, ntabwo ari ngombwa cyane kuza gusarira aha ngaha kuko hari igihe waba udafite ubushobozi bwo kuhakugeza. Biba byiza rero iyo uganye umusigiti ukwegereye mugasenga, nabyo nta kibazo. Icyo nababwira ni uko nonaha ntabwo bishobora kuba byakunze, ariko inshallah ahazaza bizakunda, Imana izabidufashamo inshallah. Abayisilamu batabashije kugera hano, icya mbere Nyagasani aborohereze, ikindi turabifuriza ko ubutaha Imana yazabafasha bakahagera, kandi tuba twanabasabiye cyane. Wishimana n'abandi cyangwa se guserebura gute Eid muri rusange? Eid ukuntu nyishimirana nayiserebura, nsangira n'inshuti n'abavandimwe na famiye tugasabana, nkasura n'inshuti zanjye, ndumva ari uko. Okay. Bavuga ngo nta foto nta cyabaye, wibutsa gufatira ifoto n'aha ngaha? Ahantu harasa neza cyane, ifoto yo nayifashe nyinshi cyane. Okay. Agafoto kariwe cyangwa? Amafoto already now telefone yarangije kuzima, amafoto ni menshi cyane. Baza kubaga cyangwa tuzabaga ubutaha? Ni lazima turabaga inshallah. Ngiye kuva hano njye mu rugo, nyuma ya saa sita mfitanye gahunda n'inshuti zanjye, baraza kunsura dusangire n'ababyeyi, ni ku munsi upanze. Icyo nabwira abayisilamu kuri uyu munsi ni ukubifuriza Eid nziza y'igitambo, banezerwe basangire yaba abayisilamu n'abatari abayisilamu, bishime muri rusange ko ni umunsi w'ibyishimo ku bayisilamu bose. Alhamdulillah, banyita Kamanzi Asman cyangwa Papa Nasibu. Nkaba ndi umupapa, ndi umubyeyi w'abana batatu. Ni ibintu bigushimisha gute kuba waje uri kumwe n'umuryango wawe? Ni ukuvuga ngo ubundi Eid, kuza gusara Eid ni suna nziza cyane
bikomora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu by'ukuri rero kuza gusarira Eid ni ibintu byiza, noneho ndi kumwe na famille yanjye twishimye tunezerewe, ni ibintu bidushimisha cyane. Ubona ku Eid abantu benshi baba bambaye imyambaro mishyashya bagaragara neza mu myambaro mishya, ubona ari abantu bacyari ibintu bishimisha, ni ibintu twishimira twese kabisa. Bigushimisha none bingana gute uri kumwe na famille yawe mwambaye neza murasa neza, umuntu atiyibaza sino mu rugo byifashe gute muri rusange? Uratubye n'ukuntu uri buserebure birumvikana. Okay, ni ukuvuga ngo famille yanjye mbashaka kwishimisha ahantu hose mba ndi kumwe nayo, ni abantu bishimye cyane mbashaka kwishimana nabo. Noneho by'umwihariko muri iyi minsi nk'ubu madamu wanjye arenda kujya kwiga hanze, byari byiza rero ko dusohokana turi kumwe ku munsi y'Eid, turi kumwe twishimanye na famille yanjye, tukaba twafata ifoto y'urwibutso, nkazasigana n'abana tumeze neza nta kibazo. Gusengana na famille yawe ni ibintu byiza bishimishije. Kwavuga ngo umwana ngarandushya ngo ibiki n'ibiki, mufate aza kurushya ariko mukorana iswara byuze, uri no kumumenyereza ubutaha nawe akabikunda. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose burya nakamenyero kugenda ugikundisha umwana ukimuforomamo akagikurana akagikunda, ni ibintu byiza cyane. None ku muntu waba ufite umwana ufite ubumuga, ni byiza ko utamusiga mu rugo ukamuzana nawe, ukazana nawe akareba uko abandi basara, bituma adaheranwa no kwigunga ngo yumve yigunza, kumva yishimye, kumva aranezera, kumva ko muri kumwe, akabona nubwo afite ubumuga ariko abantu baramukunze kandi famille ye iramwishimiye, bigatuma ahora ameze neza yishimye muri we. Kuri uyu munsi w'Eid nakifuriza abavandimwe b'Abayisilamu bagenzi banjye n'abandi bose muri rusange umunsi w'Eid mwiza, mbasaba ngo batumire, yaba umusilamu yaba utari umusilamu wese bamutumire, ko tubirizwa gusangira n'abasilamu n'abatari abasilamu, tukifuriza Eid tugasangira tukishimira hamwe twese. Ufite uwabaze, wakinje, ufite wakinje ihene cyangwa wakinje inka, atumire bagenzi batumire n'abandi, abahe bishimane, byaba byiza cyane. Nitwa Ibrahim Uwariraye, navukanye ubumuga bwo kutabona. Yego, bakuru yawe Ibrahim. Turashima Imana. Amina Faizine. Nitwa Ngendahayo Jean Asumani. Yewe nitwa Sebazungu Gisa, ni umugabo ndubatse, ni umugabo ufite imyaka 83.